murakoze kuduha ikaze Gervais. Ikiganiro cy'uyu munsi twabateguriye bashakaga cyane cyane navuga ku ba mama cyangwa abadamu baba bitwara nabi mu ngo zabo. Abamama bitwara nabi mu ngo zabo nibo numvaga uyu munsi twavugaho. Batubahiriza inshingano z'urugo, kuko birahari cyane muri iki gihe ko hari abapapa bafite ikibazo cy'abagore babo batitwara neza mu ngo. Njyewe ubwanjye bwite ndiheraho, njye hari igihe naraye hanze inshuro enye, njye yarambwiye ngo urimbwa, ati n'ubundi wabaye imbwa uwareruye. Ari umugore wanjye ubimbwira. Namusanze mu kabari, maze kumusanga mu kabari, noneho igihe mvuze arankubita, maze kunkubita mpitamo kumuhanga. Nanjye bijya binambaho, bijya bimbaho rwose, nkakubitwa n'umugore n'abana nkaceceka. Abagore bakunze kugaragaza iyi myitwarire si bose, gusa bakiyigaragaza usanga bagenzi babo babanenga, dore ko bavuga ko bitagakwiye kuranga umugore w'umunyarwandakazi by'umwihariko. Urumva hari ikindi kintu warenzaho? Yatinyutse kubwira umugabo ngo nimbwa? Kera hari umugore watinyuka kubwira umugabo ngo nimbwa, ariko ubu ngubu byarabaye, barabikora pe. Umugabo akabasama bwiwe mbega nta gaciro. Benshi baragurutse, abagabo binjira ingo zabo. Mwavuze ngo abagore niba bafite uburenganzira, numvuga ndajya kuri RIB bakwereke. Ibi ni nabyo bituma bamwe mu bagabo bakomeza kugaragaza ko urukundo mu bashakanye muri iyi minsi rusa nk'urwajemo agatotsi. Ibi bakabivuga babishingiye ku makimbirane babona akunze kuranga bamwe mu bashakanye, ikibazo bavuga ko kirushaho gufata indi ntera uko bwije n'uko bukeye. Inyitiro niyo ngiyo, twe turabagira neza ko nta mugore ugikunda umugabo, ndetse urukundo rwarapfuye, nta rukundo kibaho, byararangiye, nta rukundo ku bagore. Ibi ngo iyo bitegereje babona bishobora kuba biterwa na bamwe mu bagore ngo batabashije kumva uburinganire neza, ariko ngo bikaba bikomeje guteza ibibazo mu bice bitandukanye, aho bamwe mu bagabo ngo bari guta ingo zabo, ubundi ugasanga bari kwangara ku gasozi. Babaha uburinganire ariko babyumva nabi, babifata nabi, mbese bituma bikura amakimbirane muri rusange, bitewe n'ukuntu babifashe. Niko bimeze rwose. Benshi bata ingo, usanga abagabo benshi barataye ingo, barageze za Uganda, cyangwa se akagira ahandi hantu ajya, cyangwa se yabona nk'undi muntu wenda nk'umugore wibana akagenda akabana mu buryo bwo gushaka umutekano, kandi nabwo burya nta mutekano aba ashatse. N'ubundi ni ibindi bibazo biba bivuye. Yewe rero Katabiro icyo nabivugaho, yewe nta Katabiro icyo nabivugaho yuko ibyo bintu bidakwiye no kubaho mu buzima bw'igihugu cyangwa mu buzima bw'umunyarwandakazi. Ntago numva neza yuko umunyarwandakazi cyangwa umutegarugori muri rusange byabaho ko yumvikana ko yitwara nabi. Kubera ko biriho cyane muri iki gihe, bireze yuko abantu b'abagabo hariho babyita nk'ikintu, hariho uburere bumwe na bumwe abagabo bari kutabaza ko abagore babo bagize bari kwitwara nabi, ngo umugore ngo ataha mu gitondo yasinze, undi ngo akaza ngo akamubwira nabi, ukagira gute na gute. Urumva ibyo ni ibintu byeze cyane cyane yuko n'ingo ziri gutandukana nazo ari nyinshi. Muri leta bari kuvuga ko abantu batandukana ari benshi, ku buryo bari kubifatira n'imigambi y'ukuntu babigabanya, kubera yuko barabona ko byabaye byinshi. Urumva abantu bari gutandukana cyane. Uwo mutegarugori uri gushaka gusenya urugo cyangwa gusenya umuryango, ari gusenya ibintu byinshi cyane, kuko ntabwo byagakwiye yuko umumama ari we yaba ikibazo cy'uko urugo rusenyuka. Ntabwo bibaho. Uri kumva? Ariko
ibyo rero cyane cyane muri iki gihe bari kuvuga ko biri guterwa n'uko abantu bari gushaka hakazamo ibintu by'imitungo, ugasanga imitungo ushatse umugore agahita abona ko mufite imitungo myinshi, agahita abona ko muvanye mwagabana nyine nk'uko amategeko abivuga, uri kumva, akigenga. Ariko wowe mutegarugori waba utekereza gutyo, uzagabana inshuro zingahe? Kugabanye n'uwo wa mbere, ushaka kubaho wenyine se? Ushaka kubaho nta mugabo ugira? Ayo mafaranga baguhaye uribaza ko nta muntu ugushutse uri inyuma y'ayo mafaranga uri kukubwira wenda ngo umugabo wawe ntashobotse ngo ahora mu kazi ngo byaramucanze, cyangwa hariho umugabo wundi uri kukubeshya? Ese uwo mugabo mufite ikihe cyizerera? we ntabwo ari kugushuka, ntabwo aya mafaranga ari kugushuka ngo utandukana n'umugabo wawe bazaguha amamiliyoni n'amamiliyoni utigeze ubona mu buzima, ugahita wumva ko ibyo bintu ari ibirori. Ni ibirori nyine by'igihe kingana iki se? Wabibaze nabyo, ufite imibare yabyo? Ni ibirori by'igihe gito, kuko niba utazi gukorera amafaranga ntabyo uzi, n'ubundi niyo baguha miliyari y'amadolari uzayiryoshya imare, ntacyo byakumarira. Biragupfira ubusa rwose, nta kintu bikumarira. Cyangwa na wa mugabo uri kugushuka ku ruhande arashobora kuba ari kugushuka afite n'undi mugore nawe ayakurye, kuko izo nkuru nazo zirahari. Abagore barya amafaranga batandukanye n'abagabo babo bakifuza gusubira mu ngo. Uri kumva? Ibyo ni ibintu bihari. Sasa nk'umutegarugori waba atekereza muri ubwo buryo, navuga ngo ari kwibeshya. Nimba wowe warafashe ugafata umwanzuro ukavuga uti ngewe ngomba kubana n'uyu mugabo, ugiye kubana n'uwo mugabo, wenda uri umuntu winywera akabyeri, reka tubyite uko, kuko ubaye uri umutegarunywa akabyeri, reka tukavuge neza, twivuge amabyeri, reka tuvuge akabyeri. Winywera akabyeri rata kararyoshye, ariko ngewe ndi wowe nakareka niba n'umugabo azinywa nkazimuharira, akajya asanga nanazimuguriye ngewe mfite igikombe cy'icyayi ndi kwinywera icyayi, kuko izo nzoga nta nyota zikumara kuruta amazi yo kunywa. Uri kumva? Ni nk'amategeko, kuko uri n'umumama ufite n'inshingano mu rugo z'abana, wenda ufite abana bakuze cyangwa bakiri bato, ariko ufite kumenya urugo. Umugabo ntaho hari yagiye guhiga. Uri kumva? Jewe ndi wowe rero, wowe waba unywa aka kabyeri wakareka ukakihorera rwose, ukiyubakira urugo rwawe. Kuko kuvuga ngo umugore ngo yaraye mu kabari, hari abagabo bari kurira mu byaro ngo umugore yaraye mu kabari. Yaraye mu kabari gute? Mbega ku kabari ko kamwakira saa 3, saa 4, saa 5 z'ijoro, bo bakomeye mu mutwe? Bashyizeho amategeko yuko umugore nta mugore dushaka muri aka kabari kacu nyuma ya saa 2. Tahasanga abana, genda mu rugo ujye gusasira umugabo, cyangwa shaka ibyo ujya gukora mu rugo, birahari. Nta mugore dushaka mu kabari nijoro. Nkuko genda wite ku bana, no mu rugo hari akazi kenshi, dore n'inda ntizirataha, sinzi hari ibibazo byinshi. Wowe uri mu kabari saa 3, saa 5 ngo umugore wanjye naramubuze ngo asigaye abyuka ngo aza mu gitondo ngo iwanjye ndakapfa. None yaraye mu kabari ngo koko Myasiro, dore ko Myasiro yangoreweho ngo yaraye mu kabari. Yaraye mu kabari umumama. Mufitanye abana se? Ngo dufitanye abana babiri. Umukuru angana iki se? Afite imyaka 4. Afite imyaka 4. Yamutaye. Ariko rero no ku rundi ruhande abo bantu bari kubikora n'abamama bari kuvuka bashyashya, n'abamama bo muri ibi bihe tugezemo, niko nabyita, kuko ngo ni iterambere. Umuntu w'umukobwa, navuga umuntu w'umukobwa cyangwa umuntu ukiri muto w'umukobwa waba anywa inzoga, yewe nkugiriye inama izo nzoga wazireka hakiri kare. Niba nta wundi muntu urabikubwira, please zihorere, kuko izo nzoga nuzinywa uzasara, nta nubwo uzaba ukomeye mu mutwe. Uri kumva? Uzarera umugabo wanyweye inzoga uko aba ameze, noneho uhita utekereza umugore wanyweye inzoga nawe uko yaba ameze. Ubirebe ukiri umwana, ubitekerezeho.
uri kumva kuko bazita ngo ni ibiyobyabwenge. Urabona abana b'imyaka 20 mu kabari, uwo mwana azubaka uruhe rugo? Nine n'izo ngo zo gutandukana, azajya mu rugo ari ibanda, azaba ari ininja azaba ari ininja ku buryo azinjiramo umugabo amusoma mu mutwe. Yahuye n'abagabo nka miliyoni mu bubari, bamubwiye inkuru nyinshi, yari azi ibintu byinshi ku buryo kumushyira mu rugo nyine ntago byavamo wangu. Ntago byabaho. Uri kumva? Urumva navuga ngo nta muntu w'umumama ufata umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe ngo niyemeje kuzajyamo inzoga kuva uno munsi ku myaka yanjye 35 cyangwa 40, niyemeje kujyamo inzoga, ubundi ntazo nanywaga kubera ko nari naraziretse, kubera ko ntashaka kuzagira ibibazo mu rugo rwanjye. Uri kumva? Mumama unywa inzoga, zireke. Izo nzoga ziragusaza umutwe wawe, uzawica hakiri kare. Zireke. Nta yindi nama njyewe nka Katabirora, niyo nama nagira umuntu wese waba anywa inzoga ari umwari cyangwa ari umumama, namugira inama yo kuzireka. Ntabwo inzoga zirimo ibintu byiza cyane ku buryo utayinyweye hari ikintu uzaba. Nta kintu kirimo ukeneye. Ntabwo ari ibiryo, nta ntungamubiri irimo. Kumva ngo akabyinwe ngo ibiki, ibyo ni ibintu cyangwa njyewe mbizi ko binywebwa n'abantu bashaje, bano abantu bakiri bato. Kuko ukiri muto uba ugifite ibintu byinshi mu mutwe, ntabwo ukeneye kuvangamo n'inzoga. Uri kumva? Hariho abagabo bafite ibibazo muri iki gihe. Njyewe narabonye umuntu ari kurira ku televiziyo wangu, ngoza mu gitondo umuntu w'umugabo, umugore yakunaniye, bose bimeze bite wa? Uwo mugore ntago bibaho. Ntago bibaho. Njye nahita mbigira ikinyuranyo nkabyita kubishya, kuko nta byo kuryoshya birimo. Niba uri umumama kuko wumva ko inzoga utayivaho, reka tufate ko bishoboka. Uri umumama wiyubashye, uriho icyubahiro mu bantu, ariko winywera n'agacupa. Ako gacupa kawe bwira muzehe rwose, umubwire mugabo wawe uti uyu munsi twigire kwa Myasiro tunywe kamwe, njye nubashaka kwitara saa 2 njye kureba abana. Uri kumva? Ariko nuvuge ngo umugore wari mu kabari wenyine, umugabo ari yeze ngo yagiye ku kazi, kirazira. Umwana w'umukobwa ngo ari mu kabari, umukobwa ari mu kabari arakora iki nijoro? Umwana w'umukobwa ngo inzoga gute? bagiye mu kabyiniro ngo kubyina ngo mu birori, mu tubari. Ntabwo bikenewe wangu. Wowe umwana w'umukobwa uri kunywa inzoga ukiri mu myaka 20, menya ngo ubuzima bwawe bwarapfuye, warabwishe, bwararangiye. Nta nubwo ntiwibeshye uvuga ngo nishaka umugabo ngo nzazireka. Uzazireka hehe ko zamaze kukubata? Zarakubatse wabaye koronike. Ntabwo uzazireka rwose, mbikubwira hakiri kare niba unyumva. Ntabwo niba uri kunywa inzoga uri mu myaka 20 uzarinda usaza gutyo, kandi zizakwicira ubuzima bwawe buzapfa nabi. Uri kumva? Heza. Uri kumva? Niba uri umuntu koko wumva koko ushaka agacupa, wikanywera hanze, kagure kajyane mu rugo, mubwire na mama uti jyewe yansigaye ninywera inzoga. Mama wawe akubahiriza yuko nta kundi wabigenza, ariko basira umwana mwiza uza kubinywera mu rugo da. Uri kumva? Ariko utazaza kwiyicira ubuzima bwawe bwo mu gihe kiri imbere, kubera yuko tureba igihe kinini imbere, ntabwo tureba icyo turimo bunona, turareba igihe kizaza. Ese kizaza wowe uzashaka umugabo umeze gute? Uwo mugabo se niba nawe ari umusinzi nkawe cyangwa ari umunywanzoga nkawe, muzabyara abana bameze bate? Bose abo bana bo bizarangira bo n'abatari abasinzi nabo, si uko nyine generasiyo izakurikirana.
ninde uzabuza abana kunywa inzoga nimba uzinywa se izo nzoga uri kunywa uri kubona ko ari ibintu byiza ku buryo wabigira inama y'uko abantu bose babwira abana babo bakiri batoya bajye mu kabari banywa inzoga kubera ko ni ibintu byiza ni kuri kubibona tubwiza ukuri nimba uri kubona ko inzoga ari ibintu byiza ushobora kugira inama abantu uti mwa bantu mwe mujye muha abana banyu inzoga kubera ko ni nziza inzoga ni mbi ukiri mutoya zireke genda ufate imyaka uyigize imbere ubanze ufate mu mutwe wawe hakure sawa sawa ubone uti ngewe mwana w'umukobwa genda abona ko ingomba kunywa inzoga nushaka uzaba ubyaye kabiri turebe ko uzabikora ntabyo uzakora ariko nimba uri kuziga ukiri mutoya menya ngo wapfuye byarangiye ubuzima bwawe waburangije ubu nyine aho nyine uri kujya mu kabari wowe mukobwa mukiri muto uri kunywa inzoga ubuzima bwawe wabwishe bwapfuye bwarangiye ntacyo inzoga zakumarira noneho ukabona umwana w'umukobwa ari kubwira ngo ari kunywa rikeri unywa rikeri aca rikeri izakwica uhagaze iminwa yume ibintu byose bipfe utangire ugibe umunyamwanda kubera ko ikintu ubona ni inzoga uri kubona ntiwiyiteho warahamutse ubwonko bwawe warabucuritse bwarapfuye kubera izo nzoga unywa nta mwana w'umukobwa ukiri mutoya ugomba kunywa inzoga please zarapayutse kuko izo nzoga uri kunywa ziri buze zigutware muri rwa rugo uzashaka nugera mu rugo uzaba waranone warangiritse nta kintu uzamara ni handi uzatangira gupangira umugabo wawe uvuga uti ndamukubita umuhini uyu mubire ndagapfa ibintu mbisigara uramukubita umuhini se mani nuhusha ntumufate biragenda bite kuraba nawe wihuteje ibibazo izi divorce ziri kuba iri tandukana riri mu bantu ntabwo nibaza ko nta nzoga zibifitemo uruhare cyane cyane n'imyumvire mike cyane cyane kabisa ntabwo ndi buzishinje 100% ariko cyane 60% ngenda avuga bike basi harimo inzoga harimo inzoga kubera yuko ntabwo umugore yadesida kuvuga ngo atandukanye n'umugabo gutyo gusa nta mpamvu habaye yaguciye inyuma yagize gute kuko hari umugabo uri kurengana nturi kumva gakini biri gupfira hehe biri gupfira muri aba bantu bari gukura banywa inzoga nibo batanga yagera mu kabara kigira n'umuco utari mwiza ugasanga akoze neza akora akiri muto atangiye kubikora arakuze uri kumva inzoga ni ibiyobyabwenge kuyoba ubwenge ni ukuvuga ngo ubwenge bwawe buhita bukora ibintu bidahura n'ibyo wagakoze nyine wayobya ubwenge niyo mpamvu yitwa ibiyobyabwenge witekereza kunywa inzoga ukiri mutoya bireke witekereza yuko we nuvana n'umugabo uzabona ibintu bimuvuyeho kubera ko wenda mufite imirima fulani iyo mirima muzayigabana hanyuma we wishakira undi mugabo hanyuma uwo mugabo nawe n'ibyanga bizagenda bite ko hariho abantu bari kuza gushuka abagore b'abandi wenda kubera umugabo akora cyane urumva umugore nawe wenda yarambiwe kubura umugabo we mu rugo ariko afite umuturanyi uza kumushuka araza kugushuka mu biki ko ngubu uri kugushuka n'ubundi ashuka n'abandi ntabwo uri umwe wenyine ashuka yatinyutse kuza gushuka umugore w'umugabo n'uwundi mugore w'umugabo aramushuka n'abandi bakobwa azabashuka n'abandi bose azababeshya uri kumva wowe rero tsimbarara ku muryango wawe tsimbarara ku mugabo wawe tsimbarara ku rugo rwawe tsimbarara kabisa uvuga uti jyewe ntabwo ndi busenye niba ari nayo mabyi y'imitungo cyangwa ibiki uri kubona biri aho n'umugabo niyo yakwirukana umubwira uti manega wowe cyane ibintu byawe manjye ntabwo naje hano kubera imari zawe cyangwa ibiki uri kumva naje gukora umuryango ntabwo naje kwirwa inyuma yawe wowe ngo uri kugira gute ngo uri sinzi uko nabivuga
ngo nazanywe n'ibintu uri kumva ntabwo ari cyo cyanzanye hano njye naje gukora umuryango naje kubaka wiza gutekereza ibindi bintu kuko nk'umuntu w'umumama iyo yicaye mu rugo wenda dufate ko afite umwanya uhagije kuko umugabo ntawe uhari yagiye ku kazi ndabivuga ubwo wenda ni urugero tu ntawe nshinja none uwo mwanya wo gutekereza agatangira gupompamo ibitekerezo bidahura nuko yakakubatse ibyo bigambo ibyo bitekerezo ari gupompa mu mutwe hari n'igihe azageraho abikore live da abikore muri pratique abikore biri kugaragara abivane mu bitekerezo abikore kuko kuri uguma utekereza ku bintu uguma ubitekerezaho ni nkaho uri mu ishuri nyine uri kwiga ibyo bintu uri kwigaho hari igihe uzarangira wowe wagiye kubikora wige gutekereza ibintu bihabanye no kuba wakubakana n'umugabo muri kumwe wishaka kugirira nabi umugabo muri kumwe nimba kuko nta kindi kibazo gihari nk'umuntu w'umumama abamama mufite uruhare runini cyane mu kuba umuryango ugomba kuba ufashe ugakomera muzehe niwe yigeze kuvuga ngo abamama ni inkingi y'urugo inkingi ni ukuvuga inkingi iyo iguye ibindi byose birahanuka bibi bishwambagara nta kintu gisigarana kizima biba byarangiye mwebwe bamama rero muri inkingi z'urugo menya ngo iyo nkingi nigira akabazo nijegajega biraba bipfuye nta kintu gisigara ibintu byose birabye uri kumva wibyica rero kuko ni wowe bihagazeho wibyica kuko wowe ushoboye kugira umuhate ko uwo muryango waba umuryango ukomeye biri bushoboke kubera ko ni wowe uri bubishobore naho buriya navuga ngo abagabo ntago bareba cyane nk'abamama abagabo bafite ukuntu birebera izabo z'amabizinesi n'ibiki ntabwo bareba ibintu cyane byo kubaka ngo bamenye ngo kubaka ni gutya ni gutya na gutya nturi mubwire ngo najye gutekera abana nturi mubwire umugabo avuye ku kazi ngo sasira abana nturi mubwire ngo umukozi ngo yagize gutya na gutya ngo umukozi yamenye ibirahuri sinzi umukozi namubuze ese umugabo aramenya abikoraho iki ahubwo mubwire uti rero hari imari iri kwa fulani mwana ahita akubwira ati nimero urayifite mumpamagare twumve ko ari ibintu nk'ibyo ni byo cyane nibyo bintu byo we ashyira imbere naho kumenya ngo abana baryamye ngo bariye n'iki yarushye mbere atashye arushye ibyo ni wowe bireba menya ngo uri inkingi y'urwo rugo muri urwo rugo ni kinini cyane kitabaho wowe mu mama imico uzereka abana bawe niko bizagenda wibereka ko abana inzoga ari ibintu normal muri kunywa inzoga abana bareba oya bireke wowe gira umwete mu kureba uburere bwiza bw'abo bana mu buzima mufite ubwo ari bwo bwose menya ngo abo bana ni batoya nyine wowe gira umwete wo kumva yuko ni wowe nkingi y'urugo bariya bantu uno mugabo wenda nta n'icyo umushinja kenshi nta kintu uri gushinja umugabo kuko ntabwo ari byo turi kuvuga ariko abagabo ntabwo wenda ndi kuvuga ku bamama baba bakora bica umuryango ariko niba ubona ko umupapa nta kintu agutwaye nawe ubwawe wishaka kugira icyo umutwara winabitekerezaho niba hari umuntu akubeshya akumvisha ko agukunda byatagukunda gute uri umugore w'abandi ntabwo byavamo ushaka kuba igikoresho cy'uwo muntu ashaka kukugira igikoresho kuko nimba ufite imitungo ashaka ko ukora utandukana n'umugabo nurangiza iyo mitungo ijye ku mutwe wawe birarangira wowe ahubwo ubishyize kuri wa mugabo wakubeshye noneho usigara amazi birabaho ibyo ni ibintu bibaho cyane ugasanga umumama yari umuntu yifitiye ubuzima bwiza ariko byaramucanje none inzoga zaramwishe kubera ko yashatse gukora ibintu ntibyamuhira ntibyamuhira wowe menya abo bana bawe menya abana bawe menya umugabo wawe menya urugo rwawe rufate neza hanyuma umenye ngo njyewe mama
ninjye kingi hano buriya abamama nibo bakingi b'urugo kingi uruvuga ngo ni abamikazi ni abakwini b'urugo ni abakwini mu rugo ni ba kwini mu rugo niko nabyita ni abamikazi mu rugo kuko nibo bari mu rugo niwakubwira ati iyi televiziyo ndabona kabisa isigaye ireba ititira kuko we ntabyo ubona nta nubwo buri mu rugo mama niwe uza akakubwira ati igihe televiziyo niyo nabona wangu isigaye ititira abana nta kuntu twashaka iyi televiziyo widisikita kuko uyu mumama yirirwa hano mu rugo nyine niwe uyireba aho uza wanaroshe wiryamira uri kumva ya ni ibibazo by'urugo ni mama wowe ni wowe ubizi wiza kugira ni wowe ikenerwa ni wowe umenya ibyo abantu bari burye ni wowe umenya abana uko bagiye kwiga ni wowe umenya ibibazo by'amashuri ni wowe umenya ibibazo by'abana ni wowe umenya imyenda y'abana ni wowe ni ibintu byo mu rugo kugira umubwire papa ngo ikabutura ngo yakibwa ngo yaracitse ikabutura yakibwa yacitse waciwe n'iki se kandi wowe umubwira cyangwa wowe zana amafaranga tugura ikabutura yakibwa wiza kumubwira ibibazo ko nta nubwo ari bubyumve ntabyo uzi uri kumva ntari bubimenye wowe fata urugo rwawe neza rusigasire nubona hari n'ahantu ruri kugenda rujenjeka fata umugabo wawe umubwire uti jyewe ndabona hano biri kugenda bijegajega umubwire witonze bizana induru uri kumva mubiganireho umubwire uti dore gutya na gutya tubigenje gutya nyamara byagenda gutya umugabo arabimukumve kuko aragukunda lakini nutangira kuvuga ngo musenye murasenya kandi nta n'ikintu bizakumarira rwose mubyize ukuri ni wowe uzahomba uzagira ngo urumbutse ariko mu gihe kiri imbere uzasanga ko ari wowe wahombye izi saha urabona ko ari wowe utarahombye ariko mu gihe kiri imbere uzabibona ko iyo bantu bya bintu iyo bitaba rwose mba mfite amahoro kabisa oya kabisa ngewe ibyo bintu mvuga amaze iminsi numva abantu babivuga kandi ukabona ko ari ibintu byateye n'ikibazo muri leta kubera ko hari kuba gutandukana cyane mu mafamiye bihari cyane ariko hari ahantu hose kura bibona ko baratandukana biri kuri level itageraho biri ku kigero kidasanzwe kibaho uri kumva so nk'igihugu rero nk'igihugu kiba kiri muri izo situwasiyo mu kanya gato turaba dufite abagore benshi badafite abagabo bari hanze nabo bari buza n'ibindi bibazo bindi ku ruhande biri buvuke nyuma yo kuva mu ngo uri kumva ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane sinzi wowe uko ubyumva kweri wowe sinzi uko ubyumva ariko nawe urabyumva ko bibaho ibintu rero kandi biteza ikibazo mu bantu bitewe n'uko iyo urebye usanga umugore ariwe muntu wa mbere ushobora kuba wakubaka urugo akaba yakaruma n'umugabo umugabo yaba yumva umugore yitwaye neza akundura umugabo bigatuma urugo rukunda neza ko banatandukana bikaba bitabaho ntabwo byabaho ariko nibo bantu ba mbere bari gutuma habaho gutandukana bitewe n'imyumvire n'abantu babashuka wigerageza n'umunsi wa rimwe kumva umugabo wo hanze wowe mu mama ufite umugabo gerageza ntihagire umugabo cyangwa ngo uri kugisha inama sinzi ibyo ugisha inama reka abo bantu bikota barakota gusa wijya kuvuga ngo ibintu bibereye mu rugo biguma mu rugo ntabwo bigomba kujya hanze kuko niho bitangirira nyine buhoro buhoro bakanakubwira tuzamureka tunamuretse urazi ko iriya vatiri muzayigabana harimo miliyoni 2 cyangwa 5 ugahita wumva amamiliyoni ugasara ayo mafaranga n'amafaranga warya nijoro rimwe ukabura ayamaze ugasigara nta n'umugabo ufite agasa ubundi bamuretse gurirwa arirwa kumba asigara agusakuriza mureke n'ubundi mugabanye iriya nzu se si yanyu muzahita muyigabana nyine uzi ko nari narabitekereje ugasanga n'indibiye aya mamiliyoni zose zizaba izawe kangahe uzi reka aba mama rwose mugire gute
mutekereze yuko muri inkingi z'urugo mufata urugo murusigasire ruzamuke n'abana banyu mubahe urugero bazakure nk'uko namwe mwakuze nyine mubahe urugero babone ko mwatanze urugero rwiza abo bana batazavamo abandi bantu babi bazavemo abantu beza urazi umugore kudesida gutandukana ntago bikenewe rwose ntago bibaho uri kumva mugerageze izo nzoga muzireke ntago zikenewe ku mumama uri kumva ubundi mumenye urugo mumenye umuryango mumenye abagabo banyu mubafate neza ibintu byose bizagenda neza n'Imana ibijya imbere cyane cyane ko n'Imana ibiri imbere jewe urubanza rwanjye nkaba nduciye gutya irabasanga kabisa jewe nkaba nduciye gutya urubanza nkaba mbashimira cyane abantu bakomeje kudukurikirana turabikunda cyane kubona ko hari abantu bakunze ibyo dukora mukomeze mudushyigikire mudukorera ayo mashare n'amasubscribe birakenewe hanyuma ibindi turebe ko hari icyo twamarira igihugu nk'abanyarwanda muri rusange murakoze sawa sawa